kongera kubasuhuza bakunze ba Zibuka TV. Nk'ibisanzwe rero hano kuri Zibuka TV, njyewe rero muri kumva nitwa Munezero Daniel. Uyu munsi tugiye gufatikanya isengesho ryitwa isengesho yo kurekura no kubabarira. Mu by'ukuri tugira ko dusenga, tugira ibintu byinshi biba mu mitima yacu, cyane ko harimo byinshi twifuza ko byagenda, ndetse hakagira n'ibizamo bitwereka neza ko hari ibyo tugomba kurekura ndetse tukanababarira kugira ngo hagire ibindi twakira. Mana y'ukuri, Mana y'amahoro, ndaje imbere yawe n'umutima uciye bugufi. Ndashimira ko wampaye amahoro yo mu mutima no kumva ukuri kwawe imbere yawe. Uyu munsi ndashyira imbere yawe umutima wanjye, wakire ukuri kwawe n'umucyo wawe. Mana, rekura iminyururu yahuje umutima wanjye n'ibyambabaje. Nshaka kuba uwigenga, nkakubaha kandi nkomeze ubuzima bwanjye mu mahoro. Umpe amahirwe yo kwisanzura imbere yawe no guhinduka, mpumurizwa n'uko ingorane nagize wazihinduye inyigisho n'ubwenge. Ubu none nemeje mu mutima wanjye ko igihe cy'ububabare kirangiye kandi igihe cy'amahoro cyatangiye. Mana yanjye, unyuzuze umucyo wawe n'urukundo n'amahoro mu ntekerezo zanjye. Ibyanjye byose mbishyize mu mucyo wawe. Ntangiye ubuzima bushya mu rukundo no mu kubabarira. Amen. Mu by'ukuri iri ni isengesho rigufi kandi risa neza, kandi harimo ubusabe, harimo gushima, harimo no kubabarira. Uyu munsi ikintu twifuza, ikintu dukeneye ni ubuzima butarimo ibibi, ni ubuzima burimo Imana, ni ubuzima burimo kubana n'Imana, kwegerana n'Imana, ni ubuzima burimo guhora twishimiye ibyo Imana idukorera. Mu by'ukuri rero iri sengesho nakubwira ngo ujye uhora urisenga buri munsi. Ibintu byiza bizaba ku buzima bwawe, ibintu bishimishije bizaba ku buzima bwawe, amahoro azaba ku buzima bwawe, umutekano uzaba ku buzima bwawe, umudendezo uzaba ku buzima bwawe. Buri uko uzajya uhora wiyaturiraho amagambo meza, buri uko uzajya wiyaturiraho imvugo nziza, niko Imana izagenda ishyira imigisha ku buzima bwawe. Murakoze rero, nk'ibisanzwe hano byari kuri Zibuka TV. Mukomeze kubana natwe, kandi aya mavideo yacu mujye mukomeza muyasangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo barusheho kubohoka, barusheho kwegerana n'Imana, barusheho kugenda biyungura ubumenyi. Ari nako tubasaba kugira ngo muri komenti mujye mutwungura ibitekerezo kugira ngo natwe tubashe gukura mu by'umwuka, mudusangize kumenya mufite, tunaboneraho ko iyo hari icyo mwanditse muri komenti turushaho gukora ubusesenguzi cyangwa se tugasoma twitonze, tukamenya icyo Imana ishaka kuvugana natwe, noneho tukazabikora mu zindi nyisho z'utaha. Murakoze, amahoro n'urukundo byanze mu mitima yanyu, kandi icyo mushaka ku Mana cyose mukiboneho. Imana mugireho umugisha, muyibonereho urukundo. Imana ibabere ingabo ibakingira, Imana ibabere umurinzi wa byose. Naho mu nyigisho z'ubutaha.